Pinex yashyizeho limite ku mapayi ashobora kuza kuba yakoreshwa ku kwezi kose mu guhererekanya amafaranga. Ubwo ni mu buryo bwo guhererekanya amafaranga mu buryo buri fiat cyangwa se mu buryo bwa cash, ariko hatarimo guhahirana ibicuruzwa, kuko guhaha bwo wenda nabwo bashobora kugira andi bagena. Ariko ahangaha Pinex yari yatangaje ko limite ya payi ari 0.8 ku kwezi bya payi. Ubwo ni mu gihe full open mainnet yaba yatangiye ndetse turimo twubahiriza igiciro cya GCV, hanyuma umupiyoniye wese akaba agomba gukoresha 0.8 bya payi ku kwezi mu kugura cyangwa se mu guhererekanya amafaranga hagati ye na mugenzi we, keretse ku muntu ngo waguze node. Hari irindi tangazo rero gusohoka rivuga riti Bank of England yashyizeho igipimo ntarengwa cy'amayero 20,000 by'amayero by'umuntu wese ufite stablecoin kandi uyikoresha. Ibi bivuze iki? Reka tubiganireho muri iki kiganiro. Hanyuma video nk'iyi ngiyi igisiga wongeye gukundamo umushinga wawe wa payi, umayiningire kugiyeho bike payi zawe, hanyuma utegereze ko Dr. Nicholas ndetse nabo bafatanije muri Core Team hari ibyo bashobora kuba bakubaka. Ubundi se reka tubaze dusobanure ngo stablecoin ni iki. Iyo bavuze stablecoin ni amafaranga y'ikoranabuhanga ashyigikiwe n'ifaranga risanzwe nka USD, Euro cyangwa se GBP. Aya ngaya asanzwe mvuze harimo akoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo USD, Euro cyangwa se amayero ndetse n'iryitwa GBP. Icyo bivuze ni uko iyo ufite USDT imwe, urugero iba ishobora kuba yangana n'idolari n'ubundi rimwe, bikaba bingana, hanyuma ubwo aho ngaho iba ari stable coin. Hanyuma iyi Pinex twavuzeyo ni system y'imbere muri Pi Network ecosystem ishinzwe gucunga imikoreshereze y'amafaranga, transaction, gukora KYC no guhuza ubucuruzi bushingiye kuri blockchain. Izi systeme zombi zigamije umutekano, bwizerwe n'igenzura ry'amafaranga kugira ngo abayikoresha bakomeze kuba banogerwa n'izi serivisi. Banki rero ya England nk'uko byatangajwe n'imbuga zimwe na zimwe zandika ku rubuga rwa X, zatangaje ko banki y'Ubwongereza yemeje gahunda yo gushyiraho limite y'amayero 20,000 kuri stablecoin. Impamvu nyamukuru y'ibi ngibi byari ukurwanya money laundering cyangwa se AML, kurinda ubujura bw'ikoranabuhanga no kohererezanya amafaranga akoreshwa mu buryo butemewe, harimo nk'iterabwoba ndetse n'intambara. Ibi bigaragaza ko amabanki y'I Burayi nayo yatangiye gukoresha uburyo bwo kugenzura imikoreshereze y'amafaranga y'ikoranabuhanga kugira ngo ubukungu butarimbuka cyangwa se ngo bwangizwe nuko ayo mafaranga asohoka mu buryo butazwi. Mu busanzwe ubundi amafaranga yose yubakiye kuri blockchain ashobora kuba yakoreshwa mu buryo nta muntu n'umwe uyafiteho control, ariko noneho nimba bank iramutse igennye igipimo udashobora kurenza, byanze bikunze ukora bya bindi by'umumaro. Bitandukanye nuko ushobora kuza kuba wemerewe kubikura aho ushaka kandi amafaranga ari kuri blockchain biba binashoboka ko ashobora kuzamuka cyangwa se ko ashobora kuba yajya hejuru bitewe n'uko wowe nyirayo wayagenzuye, wayakoresheje, wayafashe nyine mu bisanzwe cyangwa se uko wagiye uyitwaraho. Abashobora kuzamuka bitewe n'uko waholdinze cyangwa se wayacuruje. Hanyuma rero iyo badafatiwe amategeko agenzura ayo mafaranga, biba bishobora gutera ko amafaranga amwe namwe yakoreshwa mu bikorwa bitemewe, harimo nk'iby'iterabwoba n'ibindi. Aha rero nicyo amabanki yabikoreye. Naho Pinex ibingibi ishobora kuba yabikora mu buryo yashyiraho limite nyine ya 0.8 bya payi ku kwezi ku guhererekanya amafaranga. Iyi ngiyi yabisa na politiko ya banki zikomeye mu Burayi zigezweho. Icyo bivuze rero kuri Pi Network iri kugendera ku murongo w'amategeko mpuzamahanga agenga imari. Ibyo bikaba ari ikimenyetso cy'uko irimo kwitegura open mainnet mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu by'ukuri ntago kuba Dr. Nicholas yafungura open mainnet hari ikibazo kindi bishobora kuba byatera, ariko nanone amafaranga ya crypto akenera itegeko ry'igihugu ndetse agakenera ko abantu bayakoresha mu buryo bw'ubwisanzure ntaze kuba yasenya. Pi Network
network yubatse ibintu byinshi, muzi neza ko navuga niyo yubakiyeho icyo twita internet web 3, kubera ko kuri muri Pi nyine mu mushinga wa Core Team niho umuntu yabashije kuba yagira uburenganzira bwo kwicukurira coin ye ikanaba amafaranga ari kubyirebera, akanayigurishiriza bireba ku bushake bwe mu gihe cyose Dr. Nicholas yari afunguye open network. Hanyuma impamvu Pi ikunda kwisanishwa n'ibindi bintu byose online nuko ariyo yazanyemo abantu benshi. Mu by'ukuri ejo bundi bahoze baserebura ko bamaze kudownloadingwa n'abantu benshi cyane kuri Play Store. Application ya Pi imaze kwinjira mu matelefone menshi ugereranije. Hano rero urumva ko abantu benshi bafite Pi. Aramutse afunguye nta bikorwa bihari bishobora gushyiraho igipimo narengwa cyangwa se by'amategeko asa nagenga aya mafaranga, bishobora kuza gutera ikibazo gikomeye cyane hagati y'abanyamuryango cyangwa se bikanahungabanya nyine ikijyanye n'umutekano. Aha rero biradusunikira kuri ya video duherutse gukora yatangaje ko kuri Pi ziri imbere muri ecosystem zizajya zikatwaho 0%, bivuze ngo nta musoro n'umwe bazaza bakurwaho, naho abari inyuma ya ecosystem nk'iziri ku ma sex n'ahandi zigakurwaho 25%. Bisobanura neza ko rero ahangaha Core Team irimo yaba igambiriye kuba yagenzura amafaranga ya Pi ku buryo atakoreshwa nabi. 0.8 urumva ntago wabepfusha ubusa utarabanza gukemura bya bindi byose ugambiriye kuba wakora by'ingenzi. Bivuze ngo ibikorwa bibi ugomba kuba wabitera umugongo. Amategeko rero n'amabwiriza mu gihe yaba amaze kubahirizwa, ubwo Core Team yakurikizaho ibindi bikorwa bikurikiyeho. Naho Pinex ishaka kubaka icyo bita regulated environment, aho buri muntu wese akoresha Pi azaba afite umutekano mu mikorere ye y'imari nk'uko amabanki yemewe akora. Rero ibi byose ni ingenzi kubera ko tugeze mu gihe isi yose ishyira imbere icyo twita ISO 222 cyangwa se ISO 20022, uburyo bushya bwo kohererezanya amakuru y'imari hagati y'amabanki ndetse na cryptocurrency na system za blockchain. Ibi ngibi twavuze ko iyi ISO ibifashwamo n'icyo twita middleware, aho ihita isobanurira iyi ISO ibijyanye n'ururimi rwa blockchain. Iyo turebye gahunda nka ISO 222 integration cyangwa se anti money laundering cyangwa AML cyangwa se know your customer ariyo KYC cyangwa se transaction limit, tubona ko byose bigamije gukora cyangwa se kubaka isi y'imari ifite umutekano isobanutse kandi yizewe. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byose ukora nimba bishingiye kuri KYC yawe igambiriye kuvuga ngo menyana n'umukoresha wawe cyangwa se menya umukozi wawe, know your customer. Hanyuma ikosa ushobora gukorera kuri account yawe uribazwa nk'umuntu nyine w'umunyamuryango kubera ko wamaze gutanga ibimenyetso byose bikuranga. Nabahereye urugero ku bantu bafite ama SIM card mu bigo bisanzwe bino bya leta MTN cyangwa Airtel, kuri ujya kuyifata bakakubwira bati reka tugufotore, this is KYC. Kira gikorwa buri gukora ni KYC. Bagambiriye mu by'ukuri kuba bamenya neza ufite iyo SIM card nimba bihura na ID yawe, ku buryo ikosi ryari ryo ryose ryakorerwa kuri iyo SIM card utitaye ngo nundi wayifatiye urabihanirwa. Aha rero n'amafaranga ya blockchain KYC iza nk'inkingi ya mwamba, hanyuma abantu bakaza kuba bakoresha ayo mafaranga ariko bafite ukuntu bari control. Bisobanura neza ko ikosa ribereye kuri account yawe, tuvuge ukoreye ikosa nko kuri account yawe ya Binance cyangwa OKX, bazi neza uriwe kubera ko kugira ngo dufunguremo konte murabizi ko dutanga ubwene gihugu ndetse n'ama address agiye atandukanye. Pi network ntabwo iri kubaka ibi byose kugira ngo urugendo ihite iruhagarika kubera ko crypto iracyafite urugendo rukomeje cyane, ko ubu bari mu gice cya enclosed mainnet kandi barimo baranagerageza amatestnet agiye atandukanye. Bibifitanye isano no kuba baba bashaka ko abanyamuryango babo bamenya neza imikoreshereze ya Pi ndetse n'ama-application yose yagiye yubakira kuri Pi kugira ngo igihe bazaba bayishyize ku mugaragaro izabashe kuba yakora neza. Amabanki makuru nka
Bank of England n'izindi nazo zikomeje kwiyubaka mu rugendo rwo gukoresha blockchain ndetse n'ama stablecoin kugira ngo ejo hazaza h'amafaranga have mu note n'ibiceri ahubwo bimukire kuri blockchain, kubera ko blockchain ishobora kubika amakuru igihe kirekire kandi ntihagire na gito gihindurwamo, ahubwo byose bigakorwa hakurikijwe uko nyirabyo yabisize akaba ariko abisanga. Ejo hazaza h'imari hari mu biganza by'abakoresha iyi blockchain, cyane cyane abari mu isi ya Pi network. Reka twibaze iki kibazo, kuki isi yose iri gushyira limit ku ma stablecoin nkaho nyine bakagena amafaranga ugomba kuba wakoresha? Ni uburyo bwo kubaka trust system cyangwa se kubaka icyizere? Ni ukugira ngo nk'iyi system ya Pinex ni ukugira ngo Pi izemerwe nk'ifaranga ryemewe ritari usobe cyangwa se ridakorerwamo ubujura n'andi manyanga. Ni intambwe iganisha kuri open mainnet ifite ubushobozi bw'amategeko ihuza amategeko n'izindi coin zikorera ku mugaragaro. Ibi byose bigaragaza ko Pinex iri mu rugendo rwo kubaka umurongo ukomeye nk'uwandi mabanki akomeye ku isi, babifashijwemo na ISO 222 kandi bigatanga icyizere cy'uko Pi izaba crypto ifite agaciro ishingiye ku mabanki kandi ikazaba ikora neza mu buryo bwemewe n'isi yose. Rero nimba uri umupiyoniye cyangwa waramenye iyi coin ya Pi, ni ngombwa ko ugomeza kwitoza uko uzakoresha amafaranga yawe mu gihe full open mainnet izaba ifungutse, hanyuma ukabika neza passphrase zawe. Pi network irimo kubaka cyangwa se gutegura uburyo bwo guhuza ikoranabuhanga rya blockchain n'amategeko y'imari asanzwe. Iyo banki nka Bank of England ishyiraho limit, Pinex nayo ikabikora, bivuze ko turi kubona igice cyiza cy'imikoranire hagati yabo. Nuko rero wowe ubanze ugenzure neza nimba passphrase zawe uza ahantu ziri. Abibazaga bati ese byashoboka ko umuntu yarekurirwa amafaranga angana kuriya? Ahangaha Pi network ishobora kuza kuba yakoresha iki gice cya systeme yo kuduha 0 n'ibice bya buri kwezi kugira ngo babashe kumanaginga cyangwa se gukontrola amafaranga ya Pi, cyane ko Pi ari nyinshi cyane. Kugeza ubu baracyari mu gice cya unclosed mainnet ariko gishyira ku gice cya testnet. Zibaye success dushobora kuza twabona full open mainnet. Icyo usabwa ni ugukurikira amakuru ubundi ukamayiningira ku gihe. Kumayininga ntago bisimbura uturimo tw'amaboko, nyamuneka nimba dufite byayo, cyane ko kumayininga bidatwara n'iminota 5. Ushobora kumayiningira ahantu hose waba uri ugategereza uyu mushinga ariko ufite ukundi kuntu ubayeho. Hanyuma rero nk'uko by'umwihariko dusanzwe tuganira kuri blockchain n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nababwiye ko kitasigaye, bari mu mushinga wa CBDC aho bageze nabo ku gice cya testnet mu gice kigerageza. Mu gihe byaba bikunze mushobora kubona amatangazo atwemerera kuba twabikoresha. Urumva rero ko isi irimo irashiftinga yimukira kuri blockchain ndetse na AI. Ni ngombwa kubyiga, we wabimenye mbere ukazafasha abandi kubisobanukirwa. Mu gihe bazaba barimo kubyiga, reka uzababera umwarimu. Ushobora kwigisha abo muturanye, abo muvukana n'abandi b'inshuti zawe kugira ngo tugume twubake Afurika ishingiye kuri blockchain ndetse n'amafaranga abikwa hifashishijwe ikoranabuhanga, aho dusinya amasezerano twifashishije smart contract. Ubwo aho ngaho abakomisiyoneri baba bavuyemo, kubera ko kuri smart contract ntabwo dukenera umuhuza cyangwa se validation, umugenzuzi, ahubwo byose bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga rya blockchain. Tugasinya twifashishije smart contract, bikagenzurwa na artificial intelligence cyangwa se ubwenge bukorano. Video nakagaruka tugira group WhatsApp ducishamo amakuru yacu agiye atandukanye y'ingenzi. Ushobora kujoininga urebye muri video description cyangwa se no muri comment ya mbere, ukatujoininga. Twaplodinga buri munsi mu gitondo ku isaha y'isa 12:05. Twongera gutanga ikiganiro ku isaha y'isa 11:05 mu gihe amakuru yabaye menshi cyane. Hanyuma kubana natwe n'umugisha ukomeye. Ikibazo cyangwa igitekerezo ushobora kuza kuba wacyandika muri comment, tukaza kuza kuba twagisubiza. Mu gihe hari igitekerezo wumva watambutsa kuri iyi channel, ushobora kunyandikira cyangwa se ukamamagara kuri nomero yanjye ya WhatsApp mufite, ubundi tukaza kuba twabiganiraho ibintu bikarushaho kugenda
neza cyane. Ni byiza ko dukomeza kwiga kandi twihugura, cyane ko cryptocurrency ari inkuru nshya mu matwi y'abanyafurika benshi. Ni ngombwa ko ibyo uzi n'ibyo nzi dushobora kubiteranya bikabyara ubumenyi. Ngayo nguko, komeza ubike payi zawe, payi muyireke yubake ibintu byayo. Video zacu zo nakagaruka.